Mafuti. Mafuti. Hano hari muhono ba. Mafuti. Mafuti yari mutse sinabimenye. Umva baturanyi babagiye gusa birashoboka ko umuntu agurisha ibintu byose byo mu nzu ntagire ikintu na kimwe asiga akagira n'agurisha na matera n'imbabura noneho ntabwo byumvikana kabisa ko umuntu agurisha ibintu byose byo mu nzu ariko reka muhamagare numve wenda ntawamenya ari igihe aho yaba yabibikisha ariko si ubu mafuta aranza mbere mafuta ikoko telefone nta nubwo icamo ukazongera nyihamagare numva ko wenda yego mana yanjye ndamenya none ndabariza hehe se nawe murekate cyane cyo yego ndaho ndakomeye amakuru y'iminsi amakuru yawe yakundore darageza hano muri uru rugo narigiye gushakisha ni nari gukagasa ngeze hano nsanga nzi mpamagara nta kirimo nta na kimwe yewe n'ifoke n'ikiko byose n'amatera n'imbabura byose nta na kimwe kirimo ubu nanjye n'ubu sibwo mafuti yabijyanye he ahubwo se mafuti ntabwo umuheruka ngeze hano ndumirwa pe ubwo nta makuru ye wamenya reka da maze iminsi nza kumureba ahubwo se ugira ngo biroroshye nanjye ubu nje kumureba nkambwira ibya gare ryanjye namuciye byawe n'amafuti rero byo ntabwo nabyivangamo icyo gare ntabwo nzi ngo ryarengehe ubwo abizeranyeho na cyumbati rero wowe na cyumbati naruka igare mafuta aritiza cyumbati ubwo niba cyumbati arimugaruriye ntabwo mbizi ntabwo nabyitaye ariko si ubundi nawe reka vuba babonaga amafuti ari umuntu muzima wo gutiza igare ariko se mureka iterambere ryawe koko muramuhangira ukumva ntakanga kugira ikintu umufasha none se ubundi reka nkwibaze ko harimo hawe utambajije ubwo iryo gare wumva uzarisubirana cyangwa wari uri mwihereye ese uwo muramuhanirwa kwizera muramuha ukizera nzi ko mwumvikana ibyanyu none ko nanjye ngeze mu rugo nkasanga utuntu twose nta duhari yaratugurishije dore ko ntazi n'ahantu ari urumva iryo gare ariryo uzabona biragoye pe rwose uko nzashakira yese ubu ngubu ahubwo nanjye nibaza nti none se uzajya gushaka uwo nguwo niwe wari hafi ubwo rero murekatete tugomba gushaka igisubizo turagishakira nanjye ko ndi kwibaza ibintu byanjye ukuntu ndahera nkane nongera kugura ibindi bintu ubwo hariyongeraho n'ikigare cyawe ndabivamo gushaka amafuti akansubiza igare ryanjye kuko nta kuntu waba utaza ahantu ari ni kuko ubwako ngeze mu rugo nanjye nkasanga nta kintu na kimwe gihari kandi ari umugabo nari maze igihe ntabamo ni umugabo wanjye se ubundi mwanzirikanye nawe nta kuntu rwose nakongera kwigwa dusubira muri bya bindi by'ubwana twakoraga by'ubwana si bibi niba turabizi neza ko umugabo bashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe none ko wari ubizi ko afite ikibazo cyo mu mutwe kuko wamuhaye iryo gare ubizi neza ko afite icyo kibazo cyo mu mutwe njye ntabyo narinzi ahubwo nkawe waba utabizi ahubwo nta karita agira ubwo se wowe kuki wagiye kuri mu utabimbi ahubwo wowe nicyo kibazo nawe urabizi ko kuri umuvandimwe wanjye reka nigendere ubwo ngubwo tuzareba ukuntu ahubwo urabura kumfasha kumushaka nanjye nkareba ko nabona ibintu byanjyanira bishize wowe uzahari kumbaza ikigare nzahari se agenda murage reka nigendere ubwo ngubwo rero tutaza zogenda nanjye ntabwo norohewe nanjye dukuhangana n'ibyanjye nabuze none nawe dukwiye ahubwo agenda umushakishe n'umubona uze kumpamagara ubwo uramubona mbere arabwira undi
Wanjye umeze ute? Sawa Amakuru umeza nini? turi gucamo se Cyane rwose. kwa katajira. Nganya hano ruguru gatoya. Ni amahoro se? Ni amahoro. Sha nanjye ejo twagiye gutabara yegiyo. Ubigenda gute? Twagiye gutabara se ntabwo uzi gutabara. Gutabara. Nzi ko utabara ari ukwinywera byeri nta kindi gutabara. Ubwo nyine abapfu niko mumera. Ahubwo se reka nkubaze. Nakunze kubona ukunda kugira imari. Ari ufite ngo ube wandangira. Umva rudomoro ndakase. Hey! Umva rudomoro rero ka ubwire inshuti yawe. Mfite boro. Iyo boro zifatika. Zifatika cyane. Urabona iriya televiziyo ntuza ya komputa wa mama. Niriyemo amafaranga. Ese kutangure n'icupa. Ese nkugura icupa ntabwo nari nakwishyura. Akuze rudomo nawe uzi ko wansigamo n'amafaranga. Ase bundi musigaramo amafaranga ubundi kira kintu wampaye ubundi kirakora usibye kandi ngiye uzi gushaka abakiriya. Kandi warakigurishe bukagwa menshi. Ngo nakigurishije nande? Ako rudomo rumuteka mutwe nawe. Nakigurishije nande nyine? Rumuteka mutwe. Basi ngo ngurira amakantu. Akikiza. Ubundi budafite boro reka tugiye. Umva ariko. Reka tuganire ku yo boro nyine. Ufite urampangaye. Niyihe se ndagura boro ntari kureba? Wowe mbwira ngende nkwereke. Jewe ndayishyura. Yoburetse rudomo. Tumanuka. Ngenda yishyura wowe icyapa ni boro. Ufite amafaranga? Amafaranga ndayafite. Rudomoro. We maboro urebe ngo ndaguteka za amafaranga y'igitabo. Banzu yanyereka. Abundi warundimo n'amafaranga rudomo. Ariko ntukajye usana ibintu by'amafaranga niba amafaranga nimba amaze amezi 3 abiri. Agomba kuba expire. Kampuzanire boro ariko nibanga ryanjye nawe. Weza niyo boro. Nesubika hesha. Umva jewe mfite ahantu tsi boro zanje. Iyo turabutunze kureba hano rero. Ikiba kitagaze. Ya mashiga ya kijyambere. Kijyambere. Dore ukuntu bigenze. Ufata ikibiriti. Ariko reka tureke kubivuganira hano. Uno tugende hano hepfo. Wena nkwereka ariko. Oya icyo mukundira wowe hano niho heza. Hano sawa. Dore uraza. Ugatereka ahantu haringaniye gutya. Wabonye? Igira hano gutya nkwereka. Hano hararinganiye. Oya ariko serudomo wowe. Oya ese dore hano wewe. Reba. Ushyiraho gutya. Asasi ni wavune ku mugongo mwa? Oya, wicara no hasi. Oya reka turebe hano. Zana ryabo yankwere. Gutya sawa. Noneho ushyiraho gutya. Wabonye? Na gutya. Ugashyiraho ivi gutya hejuru gutya. Wangiza ugacana Isafuriya sukajya. Isafuriya uterekaho hejuru. Uterekaho hejuru ibintu bigataba n'uruzugu rwose. Ahubwo mbwira ko nkubaza. Isi gaze. Iri hehe? Irimo hano, dore irimo hano. Mo hano. Wowe utereka hano hejuru gutya. Wabonye? Rudomoro nawe rero ntabwo urasirimuka kabisa. Wabonye? Ubwo subwa amashiga naya. Amashyiga naya ngaye. Inkwi zikinjiramo gute? Kandi inkwi zihariho dore ngizi nk'izi. Ahubwo zana ikibiriti nkwereka. Hari icyo ufite? Rudomoro rero. Rudomo zuko ndi kubona igitekerezo ari cyo. Bagira gutya do. Ni gutya. Ni gutya babisabona nyine atari waje. Ni gutya. Noneho ugaterekaho. Bya bintu ni ruzungu ndakase. Nese sha. Numvise bavuga ngo gaze ngo hari abantu ziturikana. Reka da. Abo ziturikana baba bashyizeho inkwi z'imyasi. Ubundi ucanisha ibikenyeri gusa. N'icyo za makara biraduguturikana. Nisi ututungu. Ibi ngibi ni nk'ibikenyeri se nuri kubona. Ibi nibyo byakubuna. Ibi nibyo byaka kuri gaze. Tunanagurumana. Naho inkwi zumye gose bita biturika. Baguturikana. Nubwo ndaguhangahe Rudomoro rero. Nami note ya desa yonyine. 200.
ibihumbi magana biri ku kantu kangana gutya. ariko rudomoro ntabwo iyi ni boro reba hano wabibonye ruzungu Iyi boro yawe uranayimukana no kugira ngo utarazanye n'imbyiro hano. reba ukuntu isa ariko Nese ko nta mbyiro ziriho nyine nk'ikintu kiri gucanwa. nuko gikore gusuka buri munsi kumva se noneho ikindi reba impamvu iramba uyibika muri firigo niho bayibika muri firigo niho bayibika Isuku kumva naba nkikiguze nta firigo mfite mu rugo. rudomoro nawe nzayikuzanira sha Byare. akaswingi njya ko ntawe nyizeye wempa amafaranga Uvugana ibindi amafaranga turangana nangahe? magana abiri urapa yonyine atakirenga handi Reka nkwereke amafaranga ndaguha. Urabizi turagura ndi umukiriya mwiza. yego ndakunda Urutari ko ndatujyana. nta kibazo ndakuzanira n'ibindi ahubwo niba ngombwa Ishakira mu rugo iwanjye bino ntabwo nabibura. nkakashi ndanagutwaza mugeze mu rugo Noneho oya ndayitwaza. Abone ko naguze gaze. rudomoro ikibazo ntuzanteza abareji Yakuse gute? Amafaranga ndaguha. Uri kunyumva neza? Ndaguha amafaranga ibihumbi 10. 10 gusa se rudomoro nta byavamo ndimo n'ideni nta byavamo Cy'amadeni utagiye kubona ngo byibure none. ariko rudomoro nta pasi ngogira Ibihumbi 40 gute se? Jewe ntabwo ari rimwe nyitunze utumva ndi kukubwira ngo nkagura kangaho ukagira ngo jewe ntabwo ibi bimenye. umva nyine ibihumbi 40 ukumva Jyungura gutese kandi ngenda bankuguze. rudomoro gira vuba ariko Amafaranga ndaguha ni ibihumbi 18 nimba utabyemera nkiza akadomo simbirengaho simbigarukaho ubwo nuko mvuze. ariko rudomoro Iki akiri kote ryawe reka amafaranga turebe. rudomoro Turebe n'iri kote ryawe. niri sirimu Naryo nkuteza imbere. itonde itonde ariko itonde irebe Nibigura ugomba kurinyumbiza neza. Ase kari nk'agasutiya kaba. oya iryo riragukwira riragukwira tega kwambika rudomoro wowe rudomoro yagiyemo yagiyemo kabiri Wasoma uri nkure nkura n'ibyo ntabwo byakora. rudomoro oya riragukwiriye ariko riragukwiriye Wantu gatuze sha. ava utari cyasegira neza rudomoro nawe rero Umva bivanemo ndagurira gaze gusa. Buri byatari rudomoro avese utari ambo ubwo wayemeye n'ibyo ngibyo. oya rudomoro 18 magana 500. 18 magana 5 n'ijana. ndagura n'akana ariko Nibwo byandi 18 magana 5 ndongeraho ijana. oya rudomoro Ubwo rero niba atari ibyo byihorera. mba rudomoro ako wagiye ukigura Nimba ari ibyo mbwira nyigure cyangwa se ubyihorere wijyanire boro zawe. bomba songeraho igihumbi Ntacyo nashiraho. ongeraho igihumbi rudomoro Ntacyo nashiraho. wabaye ufite bomba amafaranga Ndayaguha kuri telefone. oya kuri telefone ntayo ndi Nta telefone yashaka mu ntoki nta fone ubwo nzayaguha rero nayabika. rudomoro Byihorere rero nimba udashaka ko nzanabikuza. Byihorere gumana ngo ibyaha. mafone Iki se uzayamenya mafone uzayamenya nzayabikuze ne. nyine tuzabikuza turi Byemere ko ngewe ngomba kuyabikuza nkayaguha. ngo mavanye Avansi y'iki? mavanye Byihorere oya nimba mavanye utabishaka. We yizane ngewe neza abantu ariko gira nimero unyagushyirire. ntayo ufite Nimba ntayo rero nzayakubikurize. oya Ndaba nguhaye angahe? Ndaba nguhaye icyatanu urayanze. gira bitanu sha rudomoro oya rudomoro ariko sema akufite amafaranga Avanse y'ibihumbi Boro mwazunguka. Avanse y'igihumbi 500 urayanze. oya gira bitanu rwose akira ahubwo boro Ubwo nimba ndaguha 5 bahita bihuramo ntabwo nzongera kukwishyura. oya uzayampa ariko rudomoro nawe kandi rudomoro aho kuki nkwa boro Akira nge nguhe icyatanu nzaguha andi mafaranga ibihumbi 10 na bingaye bisigaye mbanje nareba ko yakubunda. zana ikibiriti ariko nkwere Akubundi zana uzikubona. ikibiriti Kaze nakwishyura utazaza uvuga ngo nagusigayemo amafaranga wowe. rudomoro rero uri umukire boro mba nagwaye zibazungu Jebo umereza wisakurishwa. Aya nanga. ni ingagi Ingagi zitagira umubare. ni ingagi nyine zana hano Angahe nyine? ni ingagi Angahe? ni 500
ubu se arayangaya wakicucuwe ubu se ubu hano nangaye ko ari yo uvuze ko ari 500 nese ubu urabona bisa oya ndakase kubera ko nyine gisa nk'umutuku manza yagura inyama ndakase yego nyine inyama imwe se ibiro 5 rudomoro ndakase kankwereke nta deni ngomba kugusiga nta kibazo rudomoro rega nicyo nkwemera ubwo yanangana kubona ari ingagi zitagira umubare sha yagura inyama zana hano sha ubyemeye ngiye kukwishyura nkuve mideli gira vuba ho uba yanangahe ni 5,000 sibyo ubwo yavunje inote z'igihumbi bagwazingahe eshatu uzi kubara n'eshatu baguye inoti 10 z'igihumbi inoti 10 z'igihumbi ubwo ngubwo aya nituyongeraho biraba ngahe ubu bibaye 10,000 bingahe ufashe inkende n'ingagi ukabiteranya birahita nkongeraho naye uhari deni musigayemo none se nyine izangana oya ntagasa ntangana nese ubu muhaye inote muhaye ingiyi none se iyi siyo nini muri zo nese sigomba gusumba izindi zose serodom ngereka nkubwire sibyo urabona ko zose zisumbana uri kumva ari izi ngizi mfite imituku mfite n'ayandi mabara ari nkaho urahitamo abanza umendere wihitamo none kose iyi mituku ko mbona n'abakinyi babaha amakarita asa gutya yego nyine byaba ari biri oya itwarirayo itonde twarirayo niyo meza ubwo se nkuvuyemo ideni urangura urugwagwa ariko nkuvuyemo ideni arangura urugwagwa ubwo rero nizere ko dukemukiranye ikibazo ubwo nyine turi kumwe sawa ntari sha ndahasha pe guhanyoko kabumwe kigabira gatsindwa koko igicucu ngendenye nihereza inote za 5 cyangwa inote za 5 ngo gishaka iz'igihumbi utigabira gatsindwa koko hako rudomoro yarasaze ari ku inote z'umutuku n'abakinyi babaha imituku karite ruje bakava mu kibuga yaragiza gashaka kuntuburira nawe naze jyana rebe ko batamujugunya mu maso rudomoro we enda mvange azakurya azakununusura